Uwiteka yubawe nuko hari wibyo tuba twibutse uyu munyabuntu yatugiriye kuburyo imitima yacu idateze kubyibagirwa. Iyo tuvuze ngo Uwiteka yubawe nuko hari wibyo tuba twibutse uyu munyabuntu yatugiriye kuburyo imitima yacu idateze kubyibagirwa. Iyo tuvuze ngo Uwiteka yubawe nuko hari wibyo tuba twibutse uyu munyabuntu yatugiriye kuburyo imitima yacu idateze kubyibagirwa. Ubwo uruhare rw'ibintu byose rwari rwananiwe kumbera igisubizo, Mana ni wowe waserutse ukora ikinyuranyo none ubu ndamahoro. Nakunda ukuntu wahururanye ingoga uje kuntabara yewe wantwariwe. Yombi imirindi yawe insatiriye iminyororo y'amaganya yahise idohoka. Ubwo uruhare rw'ibintu byose rwari rwananiwe kumbera igisubizo, Mana ni wowe waserutse ukora ikinyuranyo none ubu ndamahoro. Nakunda ukuntu wahururanye ingoga uje kuntabara yewe wantwariwe. Numva imirindi yawe insatiriye iminyororo y'amaganya yahise idohoka. Ubwo uruhare rw'ibintu byose rwari rwananiwe kumbera igisubizo, Mana ni wowe waserutse ukora ikinyuranyo none nakunze ukuntu wahururanye ingoga uje kuntabara yewe wantwariwe. Imirindi yawe insatiriye iminyururu y'amaganya nakunze ukuntu wahururanye ingoga uje kuntabara yewe wantwariwe. Imirindi yawe insatiriye iminyururu y'amaganya. Iyo tuvuze ngo Uwiteka yubawe nuko hari wibyo tuba twibutse uyu munyabuntu yatugiriye kuburyo imitima yacu idateze kubyibagirwa. Tugushimiye kutembeye kwadukorwa n'isoni. Oya ntiwakuniye ko Satani n'abadayimoni be bakugiriza impundu kunesha. Waduhagazeho urigwatiriza ngo tudahungabana. Waduhishe mu mababa yawe munsi y'igicucu cyayo niho twari. Tugushimiye kutembeye kwadukorwa n'isoni. Oya ntiwakuniye ko Satani n'abadayimoni be bakugiriza impundu kunesha. Waduhagazeho urigwatiriza ngo tudahungabana. Waduhishe mu mababa yawe munsi y'igicucu cyayo niho twari. Tugushimiye kutembeye kwadukorwa n'isoni. Oya ntiwakuniye ko Satani n'abadayimoni be bakugiriza impundu
igicucu cyayo tugushimiye tugushimiye